Inshuti zacu mudukurikiye kuri kamera za Makeda Media Rwanda ndetse na Dasohiro TV, tubanje kubasuhuza cyane. Muraho neza? Ngiye nitwa Basomingera. Wowe urinde? Ngewe ndi Dieudonné Usengimana. Reka mbavugire muraho. Nanjye mbasuhuza. Yego. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'imikorere cyangwa se imigirire yaba YouTube creators cyangwa se content creators zishyirwa ku ma YouTube. Hari ibyo ubona ukabona birifite message zubaka zifasha ndetse buri muntu wese akaba afite inyota yo gukurikira ibyo biganiro. Hari n'ibyo ubona ukabona birarengereye, bikabona ntago bifite umuco nyarwanda, ntibifite indero ndundi, ntibifite umuco wa Kongomani, ndetse wareba ukareba mu mico yose igize ibihugu bitandukanye ugasanga nta hantu hari iyo mico. Ibyo bintu bitagira umuco rero bidafite umutwe n'ikibuno niko bajya babyita, nibyo dushaka kugira ngo tugarukeho. Wowe ibi bintu mwino minsi ubona hari ingero zitandukanye za content tubona kuri YouTube n'umuntu yaza kugenda mentioninga, ariko ndagira ngo tubanze twinjira aha hantu, twinjize mwiri dirishya muno muryango udufungure tubashe kwinjiramo nyakaribu. Sinzi wenda niba ikibitera, sinzi niba biterwa no kubura ibyo abantu bavuga, ariko ngewe buriya ndakurikirana cyane umuntu wese wo muri iki gihugu ufite channel amenye ko nakozeho subscribe. Yego. Kandi ngira umwanya rwose nkicara ibyo bavuga cyangwa se bakora ndabireba kandi n'ikiganiro ngenda kireba nkakirangiza cyose. Ariko muri iyi minsi ubona ko ibiganiro content niba zarabuze ntabwo mbizi. Abantu basigaye bari kwibasirana cyane. Niba bibari byahe ningo by'agatwiko, niba koko baba ari prank, niba koko baba bahanganye ibyanyabyo nkuko biba bigaragara, ntabwo mbizi nicyo cyanyobeye. Gusa ntabwo ari iby'i Rwanda. Noneho ikintu kimwe kibabaje nuko babikora ni n'abantu bakuru. Ntabwo ndabona abantu b'imyaka mikeya agenda ngo ajye kuri kamera atuke undi mugenzi. Ariko harimo n'abana. Oya, buriya ase bavuga ngo Kasuku si umwana. Kasuku ntabwo ari umwana. Base burase Kasuku umwana umwihore. Hari nibyo Korode ajya base Korode si umwana. Anyway, wenda Kasuku. Umuntu arangiza kaminuza, sibyo? Akatembera ibihugu byo hanze nk'ibyabamo. Umugabo muzima mukuru nkuriya wamwita umwana se. Ariko kuri Kasuku, mbere yuko mvuga Korode, kuri Kasuku, ibitutsi bya Kasuku nyine we nasa nkaho mvuga ngo bisa nkaho biba bifite iki urumva. Gusa we abavuga kuri issues zitandukanye, ariko akazivuga nk'umuntu utagira uburere, agatukana. Yego. Urumva ariho nka Pastor Claude na Ndimbati. Wivuga Korode. Pastor Claude na Ndimbati ni ukuri kw'Imana ejo bundi barantangaje. Nuza Ndimbati yakoranye ikiganiro na Kasuku. Noneho Kasuku aramushuka. Sibyo? Aramushuka avuga ngo ibintu ngo Korode yavuze. Ajya mu bujajwa. Hari ibyo bita ubujajwa ubundi. Narigeze mbona Korode abivuga. Yego. Urumva ngo Korode ngo yaravuze ngo ibi nibi. Noneho Ndimbati aho yakavuze ati ibyo yavuze siko ndi. Uko yavuze siko ndi. Ngo niba avuze ngo Basomingera yaravuze ngo urimbwa kandi sindiyo. Ubimbaje nabwira niba yarabikubwiye ntabwo ndimbwa. Yego, ukarekera aho ngaho. Ariko Ndimbati yaragiye avimuzi n'imuzinga. Aramutuka koko. Aramutuka koko. Cyangwa ibintu nagatwiko. Birangiye aba bantu ndetse ndabiza. Birangiye Kasuku arongera ajya kwa Korode. Ukongeza atumva Ndimbati ibintu yakututse. Atuzi kuntu yagututse. Yewe dore Korode rero, dore ko n'umuganga wamuvanye wamukoze mu kanwa yakozemo neza. Yakuye nta kasigayemo. Yamukuyemo ivata ubundi. Dore ngo aratuka Ndimbati we. Sibyo? birongera none byagarutse kwa Ndimbati. Icyo ndi kuvuga
b'ababyeyi b'abagabo bangana kuriya abantu bakagiriye inama abantu sibyo nka Claude we ngo ni pasiteri uriya ntabwo ari pasiteri warabimuhaye urabimwambura warabimuhaye sinabimuhaye nta nibwo mbimwita naguhindukirira ntundirire simwita pasiteri ntabyo namuhaye sinanabimukuraho ntabyo namuhaye ntabwo ari pasiteri ariko abandi barabimwita kandi akabyitaba ntabyo mugihe abyitaba rero reka nyine tumwibutse iryo zina yihaye yiyise niba yararyise cyangwa niba yararyiswe n'abandi simbizi iryo zina yitwa abaryitwa bafite uko bagira gute bagenda bitwara sibyo ntagerageze nyine akora ibiganiro kandi agira n'umuhate buriya ndamukunda rwose ameze nk'imashini zikora imihanda agira umuhate uteye ubwoba ibiganiro bye ndabireba ariko ikibazo cye uzi ko atumira abantu bamugera imbere akabura ibyo ababwira simbizi yagiranye ikiganiro na meya wa Bugesera amugeze imbere kiriya kiganiro ariko se meya ngo buriya ngo ukunda ngo no gukina umupira ra kiriya kiganiro ariya pasita Claude yarandesovye cyane uhuye ugize umugisha wo guhura n'umuntu yari afite ibibazo byinshi kandi byiza kubaza meya nk'ikibazo cy'ubutaka mu karere aka karere sibyo abantu babuze ibyangombwa urumva yagomba kumubaza ibibazo byinshi ariya mahirwe Claude yagize yateye inyoni arebe hasi arasanga narashyizeho komantere namushyizeho agakomenti rwose amahirwe yagize yateye inyoni ntabwo biriya byo agomba kutubariza meya mbega Claude atinyuka akabaza Mutabazi ngo ariko ngo bari kuvuga yuko ngo muri uyu mujyi ngo ni wowe ngo wafungishije ngo Sarongo ngo bavuga ngo nafungije Sarongora ni ikibazo ngo yaza kuba ari nawe wanamufungishije icyo ni ikibazo umuntu abaza umuyobozi aho rero niho mpera mvuga ko bari abantu bashobora kuba bafite amacano rwose manini aremereye nta bintu bafite byo gushyiraho twegereye ni uko babuze ibyo gushyiraho bari abagabo ntabyo baba bafite mu mitwe yabo sinzi bafite ibindi bintu bahugiyemo urumva kuko ubonye opportunity nk'iriya yo kubonana n'umuyobozi w'akarere ka Bugesera gafite ibintu byinshi birimo sibyo gafite ibintu byinshi by'iterambere birimo gafite ibibazo kuko ahantu hari akazi haba n'ibibazo yasekaga ubusa gusa ngo buriya ngo uzi ko buriya ngo uzi gukina ngo na futura ngo buriya se ngo na basket urayizi nyumvira kwe ngo ariko ngo Sarongo ngo uramuzi ngo umujyi wose ngo wa Nyamata ngo uvuga ko ari wamufungishije buriya wagenda akabaza abacuruzi bo muri Nyamata bavuga yuko bavuze ko meya ariwe wafungishije Sarongo Claude yabuze ibyo ashyira huriya yes wewe aragiye aratukanye nawe bariya abantu rwose pasita Claude hano iwacu Bugesera wari uduserukiye nk'umuntu w'umuyutuba munini rwose yewe nzana kwaka korabo ntago nakorabana na Claude ntabwo ruri gutukana ni ukuri kw'Imana ahubwo Imana izamundinde Imana izakundinde ntabwo navanga Imana izamundinde ahubwo Imana imufashe ahindura ibitekerezo niba ari na content ntayo afite atubwire tumufashe tumwereka ahantu ashobora gukura content areke kujya yirwa ahanganye n'abantu atukana n'abantu erega buriya iyo utukana kuriya ntabwo wenda wowe ushobora kuba warabyiyemeje ariko umwana wawe ejo ashobora gufata telefone akareba ibiganiro uri gukora akareba ukuntu Claude afite abana bakuru Ndimbati afite abana bakuru hoya afite abana bakuru Claude bafite abana bakuru shaka no kubazana muri ibi ngibi ariko nibagerageze baba ababyeyi ni ihe message bari gutanga baba ababyeyi ibaze umukobwa umuhungu wa Claude aje kurambagiza umukobwa wanjye ukamenya ko ari kwa Claude nkamenya ngo umukobwa wanjye agiye kugira sebukwe utukana nka Claude cyangwa sebukwe utukana nka Ndimbati nukuri kw'Imana nubwo ntivanga mu buzima bw'abantu bakora ariko aho ngaho nakwivanga tugaruka inyuma buriya Dumba cyangwa Kasuku bakwi na Sergeant Robert nawe bitutsi ariko Dumba
Dumba ibiganiro bye nkunda kubireba ananiwe kimwe na Kasuku. Urumva Dumba na Kasuku ntabwo ndi bubashyire mu kebo kamwe na Claude na Ndimbati. Yego Claude na Ndimbati ni abapapa. None bari abana bigira kuri ba Claude. Nakagishije inama. Ntabwo nzi imyaka yabo ariko baranduta. Sibyo? Bashobora kuba batandusha myinshi ariko ni nka bakuru banjye nagakurikiye. Yego. Sibyo? Ubu rero Dumba na Kasuku ibyo bakora nibyo basora ibyo ngibyo nta ibyo birabareba. Yego. Sibyo? Uranga ugendana n'umusore bagendana ubwungo. Buriya nyuma yaho we ashobora kuzakora ikiganiro akavuga ati okay uyu munsi noneho nsigaye nubatse nabaye umugabo bya bindi najyaga nkora ntabwo nzongera kugira gute nabivuye ya content sinzongera kuzikora. Ariko se nka Claude nka Ndimbati nabo bazavuga bati Ndimbati ko kina filime neza. Sibyo? Nibiganira atanga bindi bisanzwe. Arasetsa ukabona n'umuntu uri kuvuga ibintu biryoshye. Urumva? Yewe na Claude hari ibiganiro yagiye akora byiza pe. Aya ntabyo. Oya birahari. Ibihise. Uze kureba cano ye. Ikintu Claude yigeze akora kizima. Urabireba. Aya. Urabireba ariko atangiye none se nka cya kindi cyo kuri Petite Barrière cya Grande Barrière ntabwo nibuka neza aho yari ahagaze bati dore ubu turi mu mupaka ku Gisenyi nta kibazo rwose umutekano ni wose. Imbona ngo bya bindi birakomeye akavuduka. Cya kiganiro si cyiza at least da ese yakoze nka biri nanjye naguha n'ibindi byinshi yakoze nka biri koro wakoze ibiganiro bifite icyo byigisha abantu. Yashyize sanse mu modoka yagiye ku mupaka yagiye kutushakira amakuru. Yego iriya nkuru ni nziza rwose umuntu yapreciate ariko ahenshi ararengera ahenshi umusanga mu ntambara. Oya ntagatukane ntakanashanga mu ntambara n'abantu. Ibintu byo gushwana n'abantu ntabwo ari byiza. Arashwana cyane kandi urumva ibyo byo gushwana n'abantu ntabwo ari byiza. Nkanuze nk'umuntu bita Jean Paul. Jean Paul nawe nkundi neza. Jean Paul nkundi neza ubona yuko nawe asigaye akora ibiganiro byiza. Uriya muhungu uvuye muri gereza. Yego avuye mu igororero akora ibiganiro byiza. Baramugoroye nyine. Aya akivayo yari yatangiye nanone kwataka kwa kundi ariko nyuma ashobora kuba yarumvise abantu wenda bamugira inama asigaye akora ibiganiro bimeze neza kandi undi ni n'umuhanga n'umuntu wize itangazamakuru. Ibyo akora arabizi. Yego content zirahari. Ntabwo ibintu byo abanyarwanda rese turavuga kuzamura igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Erega abantu bakagiye bumva yuko ubumwe n'ubwiyunge ari bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi gusa. Hoya no kubana n'abantu neza muri quartier nabyo birakenewe. Kwambagurana ibaza ariho buriya Damascene ni igicucu ni hanyuma abana bawe bakandeba ndi gugutuka wazongera gute nawe jugaye tuza ukamama dukoze korode. Ntabwo ari sawa cyane. Abantu bagerageze bashaka content ariko kandi nanone leta nayo ari kwiye gushaka kundi twegeranya gute kandi twebwe abantu bakora izi content dushyira kuri YouTube tutize itangazamakuru. Nicyo kirero rwego rwa RMC nicyo rushinzwe. Oya ntabwo buri YouTube nyine babiturebamo ariko RMC uramutse uvuze ngo aba YouTube bafate yahita dusenya twese. Ntabwo nge nabyemera nabirwanya. Urumva muri RMC harimo abantu bamwe bagifite akantu k'ubukonservateri ko kurya bonyine bwa media ziri professionnel ziziritse n'ibintu by'amategeko n'imigozi. Uribuka KNC ari gukomanta ku kiganiro bari bamukozeho sibyo kikamurya abantu ngo bakora nk'aba YouTuber bukeye nawe mbona yagiyeho kuri YouTube. Kuko YouTube itunze abantu reka uza abantu itunze kuno bangana bari abantu rero bo barayisuzugura. Urumva barayisuzura ubabwiye rero ngo RMC ibigenge ngigire gute byasaba yuko babaha undi murongo wo kuvuga ngo aba YouTuber turashyira wenda umukomiseri ushinzwe YouTube kandi umuntu uhagarariye urwego rwa RMC ari umu YouTuber Scovia. Niyo mahirwe iyo baza ku ruhundi
baba baratujimije bakaruha nk'uriya musaza barore barore aba yaratujimije none se siho bahereye Jean Pierre kuko Kagabo burya cya gihe barore nubwo yari amaze igihe manda yararangiye agakomeza kuyobora manda yararangiye iyo bayigira ngo bamwongeye manda noneho yemewe ishobora kuba amakondisiyo ye ntabwo twari kuyakira bari gufunga channels bakazimara urumva aho rege niho bahereye uno munyamakuru Jean Pierre Kagabo banga ko afungura channel ya YouTube buriya rero bareke nka Jean Pierre Kagabo bamushyire muri RMC abe komiseri ushinzwe YouTube channels noneho tugere natwe baduha ibyangombwa ariko ntabwo wigeze usaba ibyangombwa ngo kwime nk'umunyamakuru ukorera online ni 50,000 iriya byabo byihorere icyo ndi gushaka ni iki ndashaka ko habaho urwego rushinzwe none izo cano sibyo ku buryo nintuka Claude bazanyebura bakaguhamagara ati ibi n'ibiki washyizeho ariko ubu ngubu Claude ntiyigeze ngo Scovia ntanshinzwe uko kandi kuko ntamushinzwe ese namushinzwe nyine reka kami kamuntu n'umutima hari n'umugabo umwe uri kuburana ibintu by'ingengabitekerezo n'ibyaha bitandukanye ntabwo nibwo ukuntu yitwa yagiye mu rukiko aravuga ngo agiye ngo ni umukozi wa YouTube urumva kubera iki icyo cyuho cy'uburyo bw'imiyoborere y'izi cano kiri mu gihugu ngo ngewe ngo ni umukozi ngo wa YouTube ibyo mwibimbaza ngo mubibaze YouTube urumva ariko buriya ndamutse ngiye nkandikisha Makida Media nubwo wenda muri RDB yo mfite nuze registre de commerce ukayandikisha RMC nayo ikabiyizi nkuko izi radio izuba yego abantu kuri radio izuba ndabasuhuje urabamamaje iriya radio urabamamaje iriya radio baratwishyura se iriya radio hari umwarimu wanyigishaga wayikozeho niyo mpamvu bari kugaruka bayesitara tujyanayo tukajya tumuhereza ibyuma niyo mpamvu ukajombyemo mba nkajombyemo ni radiyo muri karitsiye ku ishuri nk'uko bahita bavuga bati kuri iyi radiyo mwavugiyeho ibintu bitari byo radiyo igakora inkuru igira gute ibeshyuza ivuguruza ya yindi yatambutse izi cano zose nubwo ari nyinshi bazarojisitire sibyo noneho nimvuga ibintu bavuge bati Dieudonné iwawe hatambutse ibintu bidafututse ibintu bisobanure cyangwa se nsaba imbabazi kuri cano nyine nzisabe birangire ariko mbe nicaye nabyo ntibyatambutse ubikureho nkabisiba nyine bikareka kwangiza abana b'u Rwanda erega ahangaha niho RIB yinjiriye iravuga ngo abantu bakwirakwije amashusho ya mpano ntabwo ari byiza yuko rero RIB ari ikomeza kudukurikira rega sha RIB ni intare icyo kuvuga ngo nzakurikirwa n'intare kuko RIB ishobora ko ari igihe RIB yahamagara nkagira ubwoba nkamenengana nyine sinitabe urumva ariko mpamagawe n'undi muntu nkahamagarwa na Kagabo nkahamagarwa na Scovia nkahamagarwa na Barore nkahamagarwa se cyangwa na Claude wenda ari we twatoye yego Claude akaguhamagara nkahamagarwa na Gracier bagiriwe icyizere nkagenda nkubika inda bakantera igiti ku mabuno agashyuha ntasohoka mvuga nti nta kibazo ariko iyo hajemo RIB inshuti yanjye habajemo n'amapingu RIB nyine bifite amapingu naraye ndebye Jihad bari kumwambika ipingu shana numva ndababaye mwana ko naho aranatukana Jihad yabaye yakurinze Dawuni yihebye ukabona nyine nawe aratukana ariko hagiyeho urwo rwego ndi kuvuga Jihad aratukana Kasuka aratukana Claude aratukana noneho nukuri n'uriya musaza yagiye witwa Yongwe uzi ibitutsi bya Yongwe na Claude bahanganye fire noneho ubwo Yongwe boherezanyaga imiriro mperutse kureba video abantu bazagira ngo nirwa ndeba amavideo nta kindi ngora mperutse kureba video afite ikibo rero agatebo Kampala afite agatebo muri Uganda
tora se ngo ntawe kuzana amaturo ngo tora iki koze ngo none ahita akora ngo ntureba kuko ngo bari bayagumbanye ngo bayafite ngo aba bahungu ngo namwe ngo abasore ngo mudafite amaturo ngo muzacuranga ibyuma se ngo sana amafaranga ngo Yongwe yisize Yongwe yagiye kuri kurongeza hirya iriya hari hariya n'uwo bita kiranuka nako kiranuka Kiranuka Ezekiel ufite channel yitwa Kiranuka ariko nawe ibyo asigaye ashyiraho umuntu ashatse yahindura amasako agasoma Kiranuka. Aba ni abantu baba YouTubers baba content creator bari ku content bashyiraho zitari gufasha abantu muri iyi minsi barimo baratwanduriza abana. Uyu munsi dusigaye tubuza abana bacu gufata amatelefone ngo batajya ku ma YouTube kuko hariho uburozi aho kubaho ibintu bikiza imitima kwa ibintu byubaka hariho uburozi. Nibireke no gukiza imitima wenda bibe biraho hari ukuntu ukora ikiganiro kikaba nta kintu kirimo ariko nta nicyo gitwaye ku buryo bazagukritika ngo Damascene yabaze ikiganiro cya fake ariko ntawe wibasira gitutsi kiri ntawe watutse ariko kwibasira nje ndashaka kwibasira umuntu umwe nzanamwibasira rwose oya nta kibazo nta kibazo umuntu witwa Sergeant Robert Genzamwibasira Robert uriya nzamwibasira n'umuvuga uko ari nzamwibasira tandukanye ibintu byo kwibasira no kuvuga ibintu uko biri rwose pe urumva nzamwibasira tandukanye ibyo kwibasira no kuvuga ibintu uko biri nubivuga uko biri sawa uzi ko siga hembira indirimbo nayo Imana akamuririmba umuntu akanwa karirimbiye igihugu ubwo nyine baramuhembye oya inda yasumbye indagu aha ngaha reka inda yasumbye indagu oya nimvuga indagu urabyumva nabi umukirisitu cyane ariko indagu ubundi iyo babaga bafite ibintu babwiwe n'abapfumu nyine n'abareba ibiri imbere yego bavuga bati wenda iki gihe hazabaho uburwayi bw'inka inka nizive mu rweya zijye wenda mu bufundu cyangwa zijye mu mayaga yego none wenda hakabaho ugira inda nini ubwo agashyira imbere inyungu ze yego nibwo bavuga ngo inda yasumbye indago uwashyize imbere inyungu ze akibagirwa inyungu rusange noneho za nka zikarimbuka cyangwa se n'abantu bakagira ibibazo bitewe n'uko wakoze ibyo utagombaga gukora. Erega na Bibiliya ibyo ngibyo bivugaho bivuze neza ko bavuga ngo umuvuzi w'impanda nabona ikibi kije mu mudugudu navuze impanda cya kintu kikaza kikarimbura abari mu mudugudu amaraso yabo azamubeho ko yashyize imbere inyungu ze ntiyavuze impanda. Rero ni nabyo biri kuba kuri uwo mugenzi uri kuvuga uyu rero umuvuzo numva ariko ntuzatukane ntago nge nzatukana nawe nzagukoraho ikiganiro ntago nzatukana. Diedone ndagushimiye cyane ariko tugana ku mwanzuro ku musozi w'ikiganiro cyacu nk'uwaguha amahirwe yo guhura n'aba bagabo uko ari bane nangize yo guhura na meya ushaka kugiye kuzasaba meya ariko banzu mbaze waguha amahirwe yo guhura na Claude mukicarana ari kumwe na Ndimbati ari kumwe na Dumba na Kasuku ndetse na Jihad. Aba bantu ibintu aba moderator w'icyo kiganiro yego aba bantu wabahiye ihe nama nuhe murongo wabaho gukoreramwo nibura muri samari y'umunota umwe mu segonda 60. Ikintu cya mbere Ndimbati, Claude, Kasuku, Dumba na Jihad ariko Imana wimworohereza natahe. Ikintu cya mbere nababwira ni mwa bantu mwe uyu mukino mwawunanzemo yego yewe no kuzamo usanga ari mwebwe nagiye nigiraho ariko murimo murandesova muri kudutenguha muri kuntenguha mugerageze mukore content nk'izatumye mbigana. Ndimbati umvisha ubutumwa gerageza ukore content zongeze gutuma abantu yatumye mwigana bongera kubwiye ko nkurikira Ndimba TV. Kuri Ndimba TV haceho ibintu byubaka bitari ibitutsi abantu bagira inyota yo kwigana.
na ntuze Na Claude. Claude nawe agira channel yitwa Baraka Baraka yahoza kuri Baraka TV, ahubwo ni afite ni Ikaze Ikaze TV. Ni Ikaze TV. Ikaze nyine duha ikaze nyine, utange ikaze ritarimo ibitutsi, ritarimo wa mwaga wawe kwa kuvuga utonoma nk'impyisi igeze ku nyama abigabanye. Kasuku Media nawe agerageza agabanye ibitutsi. Nkunda ukuntu agenda hirya no hino mu gihugu akora ibiganiro hirya no hino, rwose arahagera. Kasuku yari imanukiye ariko nagabanye ibintu byo gutukana cyane n'imvugo nyandagazi. Hanyuma Dumba we ntabwo nzi channel ye, mureba mu space kuki ayo nawe nagabanye uburaya, nagabanye ibintu by'ubucucu rwose. Kiriya gihungu ni igihanga. Yego, Dumba ni umuhanga ariko afite anomalie cerebrale. Na anomalie cerebrale. Yes, hari abandi rero bo abandi bakora ibindi by'ibishegu bo by'ibinyembwa. Buri mubyeyi narinda umwana we ayo macano ajyaho ibintu by'ibishegu. Abo ngabo nibo abo tuvuze nibo ngiye nkurikira, bari muri channel zidakora ibishegu ahubwo badukanye ibintu by'ibitutsi by'ubushumba by'ubuheza nguni. Reka tukwemere tugushimire, urakoze cyane ku mwanya muduhaye. Imana ibahe umugisha. Bakore subscribe tujye dukora tunywa amazi.